umufate nyabuna uriya nta nubwo azabasha kukugurira ikariso mbikubwire nk'ukuri izina ry'Imana nta n'igitenge uzambara ese ubwo wabiretse dukomeza tugatwika ubundi ubu buzima tubayemo kujya mu kabari ejo wahinduye icyana uyu munsi wazanye ikindi mana uri muri risike za dani reba ibyana byose ufite wabuze umwana wo mu gipangu ku buryo yaza icyana cyo mu kabari iyi imwe itera bwaki nawe urabizi cyakora kankubwira genda ushakane na Sara ngiye nta mutaga mfase garuka nyine mubwire ngwino mubwire umaze igihe kinini utaza kundeba pe cyane kubera akazi kenshi nanjye gusa urasa neza ni ukuri urasa neza nego banyitayo nta kuntu nabura kurasa neza udutoki twiza zoroshye cyane ntabwo usa n'umeze shameze neza neza ni ukuri nuri mukumbe ntabwo wabyumva sure ni ukuri reka ndagukunda ese ntabyuzi ndabizi ni ukuri ndagukunda kandi ndagukunda nukuri ndagukunda nose amakuru y'imezi amakuru y'imezi akazi biragenda ejo bundi twari se ko utafunze ayamba ndi mu rugo nta kibazo ahubwo nushaka gusa kuyikura mbafite bashaka kumva akayaga mu rugo niyo mpamvu mba nambaye gutya ngende kumva hashishe kumva nayikura aya gutya biba bihagije akayaga kabasha kwinjiramo ariko ngende numva nayikuramo ko n'umusanga ndi mu ruhare singe nawe gusa aya ntacyo reka nse kuyikuramo hari ikibazo ntacyo bitwaye nyine nawe yikuremo urana akabibura azi ko bisa neza ishati mu rugo ntabwo biba bigaragara aya nta kibazo pe wari umeze neza meze neza cyane ese umuntu wakogoshe ukuntu wakogoshe neza mana yanjye sure yes ukuntu uri gusa neza asha nawe ariko umuntu wagukoreye mu mutwe yakoze neza asha yakoze neza cyane pe nukuri nawe wakogoshe neza y'amafaranga naguhaye se bashyiriho ibingi ariko ubona ko biri gusaza nyine no guhinduza ibindi ndaza kuguha ndi nanone uze kuza guhinduriza inzara ubona ko inzara ntabwo zikoze ndaza kuguha andi mafaranga uze guhindura inzara kandi noneho ndaguha n'andi uze kujya gushopinga indi myenda sibyo ariko se sheri ndabona tumaze igihe kinini dukundana nta kintu uba wibwira cyane ko ndabizi ndabitekerezaho cyane ko igihe tumaze dukundana ni kirekire ariko ejo bundi naricaye ndabitekereza mbona ko ari ngombwa ko ngomba gufata igihe sije nikubwira kubisobanukirwa yego ugashyira se telefone turi kuganira nangabo nari numvisha ka SMS niyo mpamvu yego ariko numvisha SMS kubera ko ku kazi nyine baba bari kunyenera cyane nagira ngo ndebe kariya ku kazi Shere nibagiye kukwakira ariko Jean Claude boss ngwino hano come here hako mbere kunyakira ibyo nashaka kuvuga yego ubundi uno musana wa ntabwo wagiye mu ntabwo mbese nakuze naje boss nari mwiteguye akira zana twakire umushyitsi yego boss ndabakiriza iki zana fanta hariya muri firigo zirimo nzane ko kasitro zana store yes boss ya nago ari umwana mubi nta kibazo cye umwana mwiza kuko we akwanza ava mu cyaro cyawe kuko ndabona ashaka oya nta kibazo kandi ambene ari umusirimu yari umusirimu ariko uyu nguyu ni umwana mwiza cyane witonda wita ku bintu byo mu rugo ariko ndabona mama asa neza nicyo nanjye namukundiye agira isuku cyane zana agafunguzo dufungure ariko ndabona agerageza agira isuku cyane boss wa musheri wawe wambwiraga oya genda ujye mu kazi subira mu gikari ukora akazi kawe
bose ariko oya genda urabona nyine tumaze igihe kinini dukundana. Iki nicyo gihe ngo imiryango yacu imenye ko dukundana. Nko mu rugo ntabwo bakuzi ariko bazi ko mfite umukunzi ariko ntibakuzi. Imiryango yacu imenyane nyine tube twanakora ubukwe dushingirwe tubane. Kandi ni byo gukomeza tubana nza hano pafu naha ntabwo ari sawa. Reka tubyerere niba nkunda nanjye nkukunda reka twibanire. Nacyo ndashaka ko ejo bundi nari nabitekerejeho numva ni ibintu ngomba gutegura nkajya kukwereka famiye yanjye. Nawe twava iwacu nawe ukanjyana iwanyu ubundi tugahita dupanga umushinga w'ubukwe ku bantu. Nizere ko ubukwe buzahita bwihuta kuko pe nukuri tumaze igihe kinini birirwa bambaza ngo umuntu dukundana nyine barambwira ngo ntabwo nkunda kuba utafata ngo dushingirwe imiryango dushyigikire. Nta kibazo turabikora vuba. Ariko ikintu cyo gihe imiryango yacu imenyane ngaho umwana agafata nta kibazo. Oya nta kibazo reka nyine nariye. Nta kibazo ibyo ndabyitaho vuba cyane sibyo urabinyemereye? Yego ndabyitaho vuba cyane ariko ndashaka ko tujya mu cyumba tukajya kuba turuhuka kuko hano ibi nibyo navuga bigomba kuba twarabaye nyine tukabanza tukaba. Oya nta kibazo nta kintu kuba twicaye mu cyumba hano muri salo ndumva atari sawa. Jean-Claude, come here. Niko tuneza uriya mushiri wanjye. Ariko bose ntabwo utari wambwiye nkura muzana nyine namubonye mbona ni mushasha ntabwo nari muzi hano. Oya ntabwo agomba kubikora kuriya kuko uriya ni shiri wanjye kandi wa wundi wabonye yari sister waje hano. Zimeze mute? Ni sawa sho mwabishinzwe ko mwari tutari duherukanye. Ahubwo se ko wabuze cyane wabaye busy. Ariko ukumbona. Ese ko musa neza. Ahubwo urasa neza. Ahubwo kaje gutera story. Za cyagisaza ngiye kureba cyagiye. Byase byagenze bite? Ego. Feza nawe. Shaho we no mukobwa ntago umuzi. Ukuntu byagenze nageze yaranje rankatira sha. Ko sha muri biraya mase. No kuri kwimana nanjye yarancaye. Mwavyorere. Ahubwo se amakuru yawe. Sha amakuru yanjye ni meza ariko mfite ti iri hote meze gushya. Kagira inkuru yato nanjye. Mbaze ngo meze bite? Ubu ngubu tuvugana. Sinabigusobanuriye. Bose ntabwo ari warabimbwiye byose ahubwo nje uramumabu kandi nzagukubita. Bose none uramumabuja ngo ntacu yaratwaye mwabanaga neza cyane yanarantumaga akaba yamba n'igihumi ngo ninywa n'agafanta urahwazanye ne kubona ateye nubwo uzi ukuntu yambwa amagambo menshi akambwa ngo ngiraga mu cyane kandi urashaka no kunteranya urandawugira kuko ugira amagambo tugambo twishi no ntuzongere sinzongeye kumva uvuga bya bintu. Ariko boss ibintu nyuma ndi kuvuga birumvikana cyane. Nina gukubita nzakwirukana. Cyo nzagukubita. None si boss uzanziza yuko nkubwiza gukuri. Uya nishiri wanjye ubu sinyiciye ubukwe. Nyiciye ubukwe wambere. Urano we mugiye kubana hano. Yego. Urahundi yagiye. Uriya wundi nagari we yari sister. Nakiri ku rwego rwaye. Ngo nkiri gisaza se dingure. Ako se kandi mwebwe ni mu bisaza namwe yeso ntago nyine wabonye ndi mugabo. Nyimyibwire nawe aho wari urahaza nawe. Mu byumve nyine ko muri no minsi mbarenze mbaza tumeze. Kagira inkuru. Amazi nicaye. None ibikanzu nambaye. Twebwe dusigaye inyuma y'abandi. Gatubwira. Ntago nabonye ikindi bisaza. Ibintu by'ibisaza ngiye kwivamo umwana ahubwo mwebwe sinzi. Rahira wabonye umutipe serious. Ufite umutipe serious. Vuga vuba ndumva Amatsiko yanyishe. Nawe urashya. Base gafite amafaranga. Shana. Uretse abandi tubwire. Ngaho tubwira dufite Amatsiko. Ese bite ko mwashyushye gumana. Mfite Amatsiko se batubwiye. Ukajya ugabanya uko utajya uhinduka. Umva rero mbabwira. Ubu ngubu ngiye gukora ubukwe. Ngo? Shashe ndagiye pe.
ntabwo nifuza kugenda pe, ntabwo mbyifuza rwose, ndashaka ko uguma hano. Hari icyo bitwaye? Ni ukuri pe. Urabizi mfite akazi, ubwo nta nimugoroba ushobora kuza nko mu kazi akayadurira. Sha waretse kugenda basi ukaba uri hano. Oya zirasa neza, ahubwo se wabaye uretse kugenda? Oya shiri, urabizi nawe mba mfite imirimo pe. Ni ukuri pe, ihangane. Uze kuza ku kazi nta kibazo, turongera duhure. Hari ikibazo? Arabizi. Nande siko burya bivuze ngo ufite abasheri benshi sheri, ufite ibisaza, ufite abasore, gusa twamenya rinde we. None reba cyane mata nizere ko atari nari nabyibagiye ko mfite abagabo, ariko bose ngiye gusezerana nabo. Bose igihe basezera kubashitinga. Ubu ngubu tugiye gukora ubukwe na Fisto. Wa Mungu witonda umwe ugenda ukuntu. Wowe undi muremure. Sana ne waki. Shuwase. Aho wamenye ubwenge arabizi ntabwo nabyise. Aho wamenye ubwenge pe. No kuri sheri, congratulations by the way. Nimba ari ukuri. Mva nashushe ahubwo ni ryari. Ngomba kuzakwambarira mu bukwe. Oya shaho. Waba uri ugumye hano tukaba turi kumwe. Nusuri rurinduwara. Ntabwo mbaratwara ayo ngayo, ntago nta kibazo. Byari byiza. Nashashiri. Ndumva waguma hano na kuri pe. Ndumva waguma hano tukaguma. Oya pe. Wose urumva atari byo? Oya sha. Bye. Sha wabaye uretse. Oya. Nuko ndumva mbishaka kuguma hano. Oya. Sha iri joro wa mbere bwiza cyane. Wapi kabisa. Ihangane sibyo. Nuko ndumva utagenda. Sha wakihanganye. Basi wenda ukagenda mu masaa 5 cyangwa saa 4. Oya ntabyasa. Subira kumva mu kazi wagira ngo banyirukane. Subize. Ndabizi akazi nako akaba ari ngombwa, ariko nyamara waguma hano. Oya pe oya. Nabizi akaryoshye ntabwo gahora mwitaba. Subize. Nakundi ariko ubwo nyine ku mugoroba turasubira. Brother. Karame. Meze bite? Ni sawa. Ndaba meze neza. Salama bro. Salam. Meze utera. Ko sesekayeho muri iki gitondo. Mana nari mukeneye. Kira cyane. Cyane nyine nawe urabibona nyine tu. Nahise bireba. Bagiye gufunga wana icyumba cyanjye. Cyane se no mirabona nyine ukuntu kiri fresh. Wabibonye neza, dore akanyamuneza. Wabibonye nyine. Najyamba bwire yuko ubu kibuga ni cyane. Ubu ngiye ibintu by'abasaza, ibintu nyine bya purap, ibintu byo kujya mu birori oya nabivoyemo. Ese uko ko shuwa bitekerejeho neza. Ubu si uramuhungu afite amafaranga ahagije. Shawa pima none se ubu kuntu twasohokaga. Ubuse uramuhungu sha ntabyo azagukorera. Uriya nta nubwo azabasha kukugurira ikariso, mbikubwire nk'ukuri. Izina ry'Imana nta n'igitenge uzambara. Ese ubwo wabiretse. Dukomeza tugatwiga. Ntabwo ndi kumushuka n'ukuri. Kandi uzabibona. Na n'amavuta uzigera ubona yo kwisiga. Sinjye bikubwire. Waretse undi mwana. Ariko basi uzajya wiyeranja nyine. Muri make uri kungira inama ngo inshaka n'umugabo wanjye, ariko ngiye ndumva ugushaka umugabo wabo biretse kubera ko uri amutipe Fisto. Erega sheri nawe uramubona, nese Fisto afite amafaranga koko. Umva sheri nawe gushuke kandi reka kumushuka. Nukuri kw'Imana fe kandi kumubwiza ukuri. Ratakomeza iyo nzira wari watangiye n'inyenzi. Ikorera ubukwe wigendera. Reba kuntu bari abasaza bamwitagaho. Nese warenze. Reba bamuguriraga amavuta, bamwambikaga, reba kuntu asa neza. Nese uri amutipe ngaho mbwira. Ni nk'icyo umukesha mu buzima bugati wenda yamaye iki. Akusemana umukobwa wo mu kabare mana. Koko reba ibyana byose ufite. Umubyana byose ufite wabuze umwana wo mu gipangu. Uburyo yazi cyane cyo mu kabare. Ingimwe itera bwaki. Nawe urabizi. Sibyo? Ngenda nkibonera icyana kimeze neza, giteye, gifite nyashi. Mane nkakireba nkumva ndagikunze. Kandi ntabwo nagihereza. Urumva? Kandi iyo nyibonye nkagikunda. Ngomba kukitapfuna nyine. Ariko ibintu bya byose byananshanze. Naje uneretse fanta. Abugakira. Ese wabuze ikintu gisembuye umereza basi. Ako bro, man. Inzoga urabizi inzoga narenze mwe. Tware tuzinyweye ninjoro. Ubu rero fata nta kintu twaye ngomba kuyinywa kubera ko ninjoro narayinkunza. Guhora mu nzoga buri munsi aya. Mani inzoga zivurwa n'izindi. Nese ubu ngo bifantira mari. Okay. Ndaza kugusubizayo nacyo tuzinywa, ariko nacyo hano tuyikunywa ndaguha agafata nta kibazo. Okay, nta kibazo. Ngaho mbwira ajya mbere numva ibintu wamamagariye sasa. Umva rero mubwire mani. Jewe
mfite urabizi ko ubusanzwe mfite ibyana byinshi kandi hari ikindi cyana kiri gushaka ko dukora ubukwe. Ubona rati icyo utakwebera bisaza byaramaze fita zabiguha nagushuke. Ese mubona afite amafaranga we? None se nyine muno buzima bw'uburaya bwagurikira mubona si budutunze se? None se nyine ntagarukira bugera rero aho bigeze ngewe nabivuyemo. Kristo wenda ntago afite amafaranga menshi ariko nyine abashaka kunyitaho mu bukene bwe nyine man. Sho urabona azakwitaho bihagije. Ese mureke wowe. Ngerega mfite ikibazo byawe uri kumushuka niba wabonye umugabo igendera. Natwe nanjye nimubonye nakigendera. Reka rata nkukina kandi fe uri kumushuka. Ariko nizere ko basi tuzadusohokana rimwe na rimwe. Ariko mumenye ko umuntu ashatse ibintu nese gushaka bihindura inshuti mva. Tuzajya dusohoka tujye muri cafe shop. Ndagushyigikiye. Ubanza feza afite ishyari. Ahubwo niho ufite ishyari. Niho ufite ishyari. Uzika afite ishyari sheri yagufite ishyari. Ubashaka ubube ubugiye gushaka ubu muhirimbiri. Yase kandi byo kuko. Nukuri Imana nukuri Kristo nagazakwita. Nese ufaranga buke yafite buzamumarira. None se urabona atamwambika neza. Muri uyu mujyi wa Kigali uramugabo azamwambika neza aramugaburira na uramugabo wenda no mukina kandi nyine hari igihe kigera ukiruka mu bintu hari igihe kigera ukabirwa murase mubona ibyo kugamwigira gusho bizagarukira. Njyewe ntago ndimo ndumva mushaka kubera ko mani kurya ingimwe bitera bwaki nawe urabizi reka bro. Ndabizi mani. Rero niyo mpamvu numva nje ntago mushaka ntago shaka gukora igikwe mani. Reba ku myaka yanjye nifitiye bro. Odese ubundi myaka nifitiye niyo kurya abana reka. Ariko Sara we mwabiganiriye. Twabiganiriyeho ariko njye ntago biranzamo ntago mbishaka. Wakubwiye ko ashaka igihe. Yego. Ariko banze Sara nayo ntago yoroshye. Bura Sara uko mubona ashaka kuba nawe atendeka nk'ibintu by'ibisaza abasore nkawe. Reba nka cya Clematina cya kindi wana ejo bundi napofutse ahantu twagiye haha ball. Mane reba kiri kumamagara. Ahise ubu nayo ntago namwitaba reka mbe ndetse mbanze tuganire. Reka nkwereke. Ubundi Sara nimba ari wakubwiye ibintu by'ubukwe. Urumva? Nubundi ubu buzima tubayemo kujya mu kabari ejo wahinduye icyana uyu munsi wazanye ikindi mana buri muri riske za danje sibyo we none urashaka uburyo bihagarika wegere Sara nyine ubukwe mu bupange tu ubundi wirongore wegere na Vedora afite ibice urumva uve muri ubu buzima gukore ubukwe aguhindurire geto mana wibereho ubundi buzima tu. Mane bro reka mumbwire rero nje ndumva nshaka gukomeza bira binyashe by'abariye abakobwa njya mbona hariya none rero iryo rari nuryana urugo nana kabiri uzama ya bikobwa ako bibona kuno neza bifite nyashe imyaka turimo kintu twahuye ni mugoroba mane wakibonye oyereka nkwereke mane imyaka uri turimo twebwe tugeramo urumva ni imyaka yo gufata imyanzuro ubu buzima tukabuvamo nubwo muserereza ngo inzoga iki niki inzoga se ziratumarira iki kare zidukonsoma genda ukameze neza aya nta bya fanta turagenda twinigure mu kanya urumva ariko we bitekerezo kiracyamu gikubita amago buri ubwo ari wabikwibwiriye sasa buraya makuru buriya kanungutsa kandi gatekerezo nta kuntu namwemera nabifata gusho nkabyemera ariko nyuma nkajya ca ruhande nabona icyana cyiza nkakipofikana ahantu pembeni byese byavamo ariko ubuko twabukoze mane wapo urugo rurasenyuka nimba wagiye mu rugo mesaka murumva uvuga uti ngiye kubaka urugo ugende wubaka urugo we na Sara mutunganirwe urumva mane mubyara abana wakinuye kugenda mu muhanda ufite umwana agari ibintu byiza gusa ariko iyo murebye amwe mbona yakubaka afite noza karagiteri yo kuba yajya mu rugo akarubasha ubwo rero wabikwibwiriye niwe mukabiganira akaba ari wazanye utopi burana warashaka kubaka ahubwo we wamubera inyangamugayo tu ukagenda mu kubaka urumva mukabyara viwa wafite ibiceri akaguhindura ubuzima ubukwe ahubwo bro reka inama niyo reka nze tupange uzamerekeze tujye gusura njye kumwerekana kwa vi ahubwo ibyo mana ibyo shanyine okay nimba ariko wabihisemo ubona Fisto ari type yawe nyine niba umva ari we mugabo w'inzozi zawe besto nta kintu nakwimura bizi ndagukunda turi inshuti kuva kera sibyo nimba mu basore bose mu bantu bose nyine wazengurutsemo abo waciyemo ukabona ko uri ari we type yawe ari we size yawe ubona azahaza kwifuza kwawe congratulations dear kandi ndi kumwe nawe
sinumva cyangwa kubaye umwana mwiza noneho ahubwo umva dutegura ikirori mumbwire rero ko bizaba bimeze icyo neza tubwire ahubwo sikanzura tumanzi bawe mutubwire amakanzu afite amatsiko mujya mubona ko umugeni iyo agiye kumugeni watangiye kwitonda mbere bari kumubona muri iki kintu se wapi noneho ndebera ibikanzu wawe ari kwitegura kuba umumameriga ariko nizere ko basi gusohoka aho tuzajya dusohokana nk'inshuti kuva kera mu bwana twigana gashoboka ariko ntabwo ari cyane mbere nta kibazo ariko tuguhamagara uza nabyanga ntabwo nzagenza hajya sajya gushaka se bajya kugenda munsi y'amategeko nta kibazo gahunda dufite tugiye kuzajya guhura n'imiryango ejo bundi urumva nyine ubukwe ni uguhura n'imiryango ubukwe bukahita buba ntabwo bizatinda kugenda akangera iwabo bakanyerekana nanjye akajya mu rugo bakamumenya kuko nyine n'ubundi igihe mu rugo bari babizi ko dukundana aho igisigaye ni ukujya bakagenda bakamubona mva mfite amatsiko noneho mva blood shower yawe izabera hehe ndabizi noneho umuntu yikoze ibaze we ahubwo ibaze ko nigeze mbitekerezaho akakanzu nzambaye ahubwo kanze mubwire amakanzu nyine abakobwa bazakwambarira warateguye si muhari se n'abandi bashuti baje ndetse bayategura baradusize nzambara ntabwo uzambara amarene n'umuntu utuje iki cyo ntabwo we nagwambara yes we ngomba kukwambarira mu bukwe nakwambare ntabwo byakunda uzanyambarira ariko yazambara amarene marene umukobwa baho none se urishaka ko ndi umukobwa asa mungana we mwebwe n'abakobwa babarimo so murekere marene ratabisaba umugabo umumama ufite umugabo urumva uyu se nubwo ari umugore kudafite umugabo none se nta kibazo mani uzi ko iyo nama ariyo ahubwo akira akora horo umuntu w'umugabo iyo nama niyo kabisa ubundi abantu iyo bagahuye bakaganira ngiye kuvugisha ngiye guhamagara viye noneho ku mugani nzajye kumwereka uriya mwana kabisa tugiye kubana ahubwo nkugiriye inama ubu ngubu noneho inzoga ugura uyu munsi man ni mpaka bro nanjye ndazigura ni mpaka bukeye man ndazigura kabisa manura imbaraga zaba inzira ibyiringiro z'imitima yacu manura imbaraga zaba inzira manura imbaraga zaba inzira karame ntabwo warabatswe ndi hano nakubuze mu nzu umeze ute koza amaboko ndi koza amajerekani meze neza nta kibazo komeza wowe nuko nanje ariko bameze neza shameze neza gushakira iki komana sutunguye kuba tujya kuganana baba ari gifite ikibazo sisi wimbeshye oya ameze neza ahubwo wakira no nshaka kugisha inama urabizi amenyesha komeza waze nta kibazo se ko wagaritse ndumva umutima uhagaze se kandi nta kibazo nta gikora cyacitse wumva dusanzwe tuganira ibintu byinshi ariko unebwoba oya ntabwo muteye ubwoba urambwira none se we ushaka kubaza niba urabona wenda wabaye urabizi yego papa wawe uramuzi ngenda muzi zimfashe urumva reka iby'ubukwe bwanjye ko nta kibazo bameze neza ubukwe meze neza nzaba nashananye nzakwambarira umva muri dote tuzabyina mbega ibintu byiza we se ko mbaye nk'ahari ubwawe nkibaze natokombeye sisaragiye cyaze ndumva nishimye pe ndumva nishimye cyane kandi ndishimye reka turavana n'utuba kwishimye ariko se nyine wanagushe nshaka kuvuga icyo nshaka ariko ufite ikibazo kimeze gute ikibazo cyari gihari ni ubukwe bwakemutse ikindi kibazo ufite ni ikihe ubukwe bufite ikihe kibazo mama yarabiteguye mugabo wanjye arahari nanjye ndahari nyine turiteguye nta kibazo cy'amafaranga nta kibazo cy'ubukwe gihari mbwira mama ari kugufasha nshaka kumufasha pe ntabwo atagize byirukanse ahubwo ndabona butera no gusara ntamushimye shana ukuri ahubwo se bafite tukaganira buri sawa mfitiye amatsiko icyo kibazo ushaka kumbaza
njye nishimye njye ndumva nta kibazo gihari ubukwe bugiye kuba umva ese ko mbaye nkaho gukora ubwawe urumva ukuntu wahiye ndumva kubera ko ugiye gukora ubukwe ndumva nta kindi kibazo cyaza aho ngaho nta kibazo nyine nyine mbakubwiye ubukwe bwanjye nakubwiye nk'uko nakomeze nakubwiye nta kibazo ntabwo nyinshi ko tuganira ukangira n'inama wipanika nta birenze ese ko mba nakoze Imana nayo nishimye nimereye neza mbaro datuma umutima unikira nuze kukugisha inama birahura he na modo yawe ibyo ushaka kugisha inama ibintu bibereka oya humura none se ahubwo nshaka kuba wenda ufite papa ariko nyine n'ubu tugiye cyane bitekerezo cyane ngiye papa wanjye ndamuzi nase ngiye kwasi unamubwirwa n'iki sibyo kubaza mama nose neza ko mujya mu biganiro sha mama nigeze ntapipe ntabwo turabiganiraho nasumva ari n'iki nakubabwira nyine umva ari hehe nahera mwinja kugira ngo ahubwo wowe ukuntu tujya kubigenza wowe uze gucunga nyine mama urabizi ubu ngubu ari mu bukwe bwawe akajagara arananiwe kumubwira ngo icara muri salo nijoro arushye urabizi ataharyama ananiwe kumukwiye tumubwira rero ngo icara tuganire ibintu urumva biragoye ugomba kumufatirana hahandi nyine ubona aseka ameze neza nyine ngiye mpamvu nakomeza nkavuga ko mfite ikibazo reba nk'ubu mfite ubukwe kandi urabizi ko ubukwe bakeneyemo ababyeyi bawe iyo umwana nta mubyeyi afite hari igihe bakodesha nk'undi igihe bizagenda bite mama azazana papa amunyereka ku munsi w'ubukwe tuzashaka undi mugabo nyine bizagenda bite nicyo kibazo mfite reka kungana gutyo utazi papa we ni ikibazo gikomeye kandi sinigeze naragerageza kubimubazaho ko numvaga ko wenda byamutera agahinda afite impamvu atabimbwiye byanashoboka nusubundi aheranye ndabigenza gutya wowe uze kuza mama nataha nimugoroba sibyo umubwira ati mama njyewe hari ikintu ashaka kubaza sibyo noneho nurangiza umubwira ati nyine umwicaze muganire biraho bisanzwe gusa ntabwo aranuka oya wowe umwinjize nyine bisanzwe ariko nito ubimubwira direct banze umuganize bisanzwe museke iki byose hanyuma bitumubwira ati sema ubona ngiye gukora ubukwe twahinze kandi ubona papa nawe uhari ubwo biragenda biti bizagenda biti buriya nimugoroba nibwo nicaye nkitekerezaho nkibaza ukuntu mbanye gutya ntabwo ndi kumva sinzi ndi kumva arenda no kumenya shatse si biragoye pe biragoye nyine bari reba nyine kugira ngo umuntu akore agereho ashaka gukora ubukwe atazi papa we nari ikintu si mama aramukubwira we shatse umwana yamuteye se tuzakodesha papa bizagenda si koje ihangane sibyo barabizi ndagukunda nyine se tuzabigenza oya si urabizi ndagukunda sibyo koje sibyo kandi mama araza kuza kukubwira sibyo ihangane ndabigenza nyine reba kugira ngo umuntu angane agire ahashingiye ajya gukingirwa ntazi se wamubyaye ntazi sisi ndi kukumva sibyo urabizi turavuka nawe uri inshuti yanjye magara sibyo mbwira buri kimwe ndakumva pe sibyo urababaye ndabyumva sibyo ariko turaza kugerageza uko dushoboye mama kubwira sibyo none kuri wumva ko mwerewe ntabwo wabyumva mu bana mbese nicaye umugabo wanjye nambaza ngo papa niyenza amubwira urumva harimo ikibazo gikomeye cyane sisi ubwo nyine reka nihangane nyine ugende narira ahubwo se abona urabimubwiye oya wamutibe oya nyine ndakumva ugende mama nyine kutwumva kumva mama arabona arahose ntabwo ari kutwumva Niko, kwi.
ese mugeze no ku rwego rwo kongorana turi ku meza abana ba sa mwavugaga ibiki ntacyo nuko twakiri kuyana bisaba nige sinabijya muri iby'abana bimeze bite se akazi ko muri iyi minsi kamereye nabi nk'ubu ngubu ndi kumva nakubita mbangura ngenda ndasa neza wambaye neza gusha abana banjye ni ku bwanyu rega mba ngira ngo mbubahishe nk'umubyeyi ngenda rero kwibebeza ngo ngiye kumusiga nkagiye gusigara wenyine so wari uzi ngo muzagumana ariko irungu ryana urarizi iyo mvuye ku ishuri mba ndi hano njyenyine irungu ryanga sha kwini wanjye ntabwo mwagumana iyo umuntu akuze urabizi nawe ugiye kuba inkumi ejo urumva iyo umuntu akuze biba ngombwa ko nawe ajya kubaka urugo kugira ngo nawe agire abamukomokaho urumva nabo bazakure bamere nkawe wongere nawe bakuze abandi nuko biba bigenda isi niko iteye nose nanda ni rwano njyenyine kandi wowe urakubagana mwumva ibintu utangira se ugiye gutubuza umwana gushaka ngo kwirirwa wenyine uzahirirwa hanze wishire ku murongo wikora ibintu bizima mbone by'ubukobwanye bwawe abo tuzumvikana ubi inkumi nawe mbibone nimbona ko abaye umukobwa muzima njaye gushakira umuntu uzaza ugufasha imirimo yo mu rugo sibyo reka ndabakunda cyane ariko turagukunda nukuri ariko nawe ajya agabanya kwibebeza ntabwo ubibona kaba kitetesheje kivushije kimaze uzahera umwuka dore uko bameze areba gusa noneho ko musigaye hano muri babiri azi ko ari umwana wenyine hano ntabwo uzamukira nzamukoresha iriya mirimo mwafatanyaga mwese azabanza yikore wenyine nirangiza nyereke ko nyine yavunitse kandi yabikoze neza bite mufasha mushakira umukozi aruhuke nawe ajya ku ishuri yige neza kugira ngo adatsindwa sibyo ngo namukoresheje imirimo ariko buri mugoroba uzakora sheri urumva kakubonye mu bana none se so ugiye nase nakubona kutagenda nyewe ukuntu mba wibebeza nuko mwana wanjye ujye wicara n'umugabo muganire umenye icyo akunda umenye icyo wanga umenye icyo umugabo akeneye umutegurire amazi ashyushye ubashe kumukorera umutekere ntutekeshe umukozi sibyo ujye ukora icyo umugabo akunda kugira ngo muzarambare sibyo umwana wawe ujye uza unyibwirire rata uza unyibwirire turi abavandimwe najya nagukubita ujye umpamagara nze mwere uyu mwihorere wowe wubatse zingahe ku buryo ujya kumugira inama rata umwana wanjye Sara urugo rwubakwa n'iki n'ibanga ikintu umugabo akubwiye ntabwo ujya kukibwira abandi wowe ubwawe urakigumana wagisha inama umubyeyi akazikugira ntabwo ugomba kujya kukibwira undi kuko ashobora kukugira inama nabi ugasanga wisenyeye urugo uba ugomba kugira ibanga ry'iki ry'urugo ryawe n'umugabo wawe wakumva bikurenze ku mubyeyi abandi fini biba byarangiye sibyo aka kanya ubaye iki none se urambaza papa wawe uzi ko yapfuye koko yego ndabizi ko yapfuye ariko nyine nakubazaga mu bukwe uko bizagenda tuzamuza ingofero umva ntitwamukuraho hari ikintu cyo gukora ngicyo ahubwo tuzayambika anko wanyu umva aricyo gisubizo nabona ariko mama wenda sinzi niba naba nkubahutse ariko bikunjijije boye mwana wa ntabwo nakujijije gute se kibondo ntabwo ngana n'uyu muntu yakora ubukwe kabanye mu buzima bubi kabanye mu buzima bwinshi bw'ataravuga rero witangira kumbegera nabizi ko yapfuye atari ko kwanjye se mwana wa aha hantu nawe urenda kungora yarapfuye urabizi marekera kubeshya nawe ejo bundi ntitwagiye ku gituro cye kumwibuka yego ibyo ndabizi ariko nawe urabizi neza ko yapfuye atari ko kwanjye niwe shatse marekera kumbeshya ukambwira ukuri kuko n'ubundi ukuri ndakubwira zisa n'ibindi umuntu wo kwambika ingofero ni yanko wanyu igikurikiye ahubwo urabizi mwana wanjye urabizi ahantu twaturukanye ni kuri urabizi ubuzima naciyemo ni urugamba rwari rukomeye kugira ngo ugere aho ugeze ariko bikujije cyane ngeze ukuri kuko n'ubundi nose utegereje kuzambwiza ukuri nabaye umukecuru utegereje kuzambwira ukuri nawe rero
ndabizi urakuze ntugiye gushaka uri umwana n'ibyo koko kandi uba ukeneye kumenya ukuri aho kuri ukicara uzi ukuri kose ku buryo n'uwagira icyo akubwira atagukomeretse. Kera nkiri umukobwa tukiga mu mashuri ya segonderi naje gukundana n'umuhungu, nkundanye n'umuhungu tumaranye igihe dukundana, tugiye kurangiza amashuri umuhungu sinzi uko byagenze isanga yaranteye inda. Nkajya njye iwabo nkamubwira ati ariko ndabona ibihe byanjye byarahindutse nta kintu nkibona nshobora kuba ntwite. Akambwira ati oya biza kurangira ntwite inda ye kuko nta wundi muhungu narenze. Nuko birangira rero ntwite inda yawe. Twajya kumureba nkabibwira iwabo batwicaza ngo batuganirize, umuhungu ntiyemere ko inda ntwite ari iye. Biza kurangira umuhungu agize ate arabura. Abuze rero nanjye nta kundi nari kubigenza. Mama nagombaga kuguma impande ya mama nsabira imbabazi kuri papa, akubitwa buri munsi inkoni z'urudaca hejuru yanjye kugira ngo data ndekere mu rugo nibura mpabyarire mbona umwana wanjye. Nuko rero waje kuvuka uvuka so yarabuze, wawe naramubuze mu by'ukuri. Mwana wanjye unyihanganire sinjye wari kumirira iryo banga ngo ndinde ndipfana. Bibaye ngombwa ko mbikubwira kugira ngo nibura ujye mu rugo rwawe uzi ubuzima waciyemo kugira ngo hatazagira n'umwana wawe ubucamo. Uzakomerera mu rugo rwawe mwana wanjye, sibyo? Nuko wavutse data wawe sinzi ahari, uwambaza so niwe wabungiriye nabi. Sinzi ahari namubuze kuva icyo gihe nuko yagiye. Ntundenganye kibondo nuko bimeze. Nuko mpagaze. Nase nabo ngiye kumva sinzi agakuru. Nta gakuru ke nagiye kumva. Kugeza n'izi saha ubu ngubu nta hantu mubona. Njyawe no kubaza iwabo gutyo mpaciye nigendera nkamubura. Nuko naje kumenyana se wakwini birangira bityo naho barapfuye dusigara gutya mbarera. Ariko nshimye Imana ko mbareze mugakura mukaba muvuyemo abakobwa beza bafite umuco n'uburere. Nuko nibwo buzima bwanjye. Nukwihangana ihangane mwana wanjye. Shayimeri ndishimye mbo kuza kunsura. Ndumva ndi ibicu nanezerewe byataje. Twari tugukumbuye cyane biragaragara pe. Ariko waranabyibushye warabyibushye rwose. Birakabije. Nuko nasa neza. Nka kwa kundi tukiga si kimwe se. Oya ntabwo ariko wari umizi. Wari gatoya uri akazingo none ndebera sha. Iyo umuntu yabaye mu mama arabyibuha ko urasa neza pe. Urasa neza cyane. Murakoze pe. Hani makuru se. Shani meza nyine nkuko mwabibonye ni amahoro pe. Yego. Amahoro akomeye. Twahoraga twifuza kugusura nk'abantu twiganye, duhora twifuza nyine kumenya imibereho yawe. Urumva ukuntu twe tumeze mu ishuri tukiri mu kigo, ariko dusanze uri amahoro, wishimiye urugo, abana bameze neza cyane. Nabonye wa mukobwa wawe yarakuze ariko cyane. Sara yarakuze pe. Yakuze pe, yabaye inkumi. Umuhungu wanjye kumpamagara ngo ninza hano nze kukureba kandi uzi mu rugo, kuki utansanze mu rugo ngo mubwire gahunda zawe kuko ngiye ngomba kuba ndi mu rugo bimeze gute ngaho mbwira. Nyine papa rwose ndabizi hari agatekerezo nari mfite numvaga ashaka kukugezaho. Kameze gate? Mu by'ukuri mfite umukobwa dukundana, numvaga ashaka ko washyigikira
kuko nari natekereje kuba twakora ubukwe. Wageze igihe cyo kurongora wakuze. Hari ugejeje imyaka ingahe? Nimero 25 30. 27. Wakuze aho ngaho umushinga ndawushyigikiye nta kibazo ngo mbwira rero ukuntu umushinga umeze mbyumve. Yego. Rero umukobwa wanjye yitwa Sarah. Niyo nifuzaga kutubana nawe tugiye gukorana ubukwe. Nagira ngo uzafashe unamerekeze. Oya ntago nabura kugushyigikira mu ngwanya. Hari imfura yanjye ugiye gushyingirwa ubwa mbere, wewe ngiye gushyingira ubwa mbere. Ntago nabura kugushyigikira, ahubwo mbwira n'inkunga ndumva byose narabiteguye. Bizagufasha. Hari kandi gatekerezo nari nagize ko numvaga mu mazu ufite mu rugo. Mfite amazu menshi ndabizi. Nabonye abana bawe barakuze disi ku buryo ufite n'umukobwa ufite ubukwe cyane rwose. Ubu ndakurije, ubu ngiye kubona abakwe byanangaje ariko nanjye aka mukobwa mukuru iyi Sarah afite ubukwe cyane pe. Ubu mbashima Imana avuga ati Imana warakoze. Ibaze umwana watwitiye muri biriya bigeragezo. Ibaze nawe nkamurera agakura akagera kuri akaba ari ugiye kukwambika ikamba. Ni amashimwe akomeye. Ubu tugiye gukenyera twambara ingori rwose nk'ababyeyi rwose kubera uriya mukobwa wawe. Ako ishawuri intwari koraha amasaha rwose kora uri intwari kubona waratinyutse kurera umwana. Ababyeyi buriya turasuzugurwa ngo ntabwo twabasha kurera abana ngo umugabo adutaye ngo cyangwa ngo adusize. None wowe uramureze tape par tape umuriye amashuri ageze ku rwego rwo gushyingirwa cyane. Ubejo rw'ubundi rwose uzabambaye ikamba wambaye urugori uri umubyeyi. Umva ni amashimwe akomeye. Ntabwo byari urugamba rworoshye ariko iyo ntaza kugira mama mbara naratakariye mu nzira, ariko ubu ndashima Imana na mama mushima. Kandi warakoze kwihangana. Byiza ni ukuri kandi ndabishimira Imana. Gusa bifashijwe no gusenga. Na kera wakundaga gusenga. Ujye ugomeza usenge no kwishuri. Urabyibuka no kwishuri. Ndabyibuka no sinareka kubyibuka muri dore arimo gusenga. Suburiya wowe nkunda Imana pe kuko ni inshobozi. None se mama uriya mukobwa wawe wabara mu bya papa wiwe waretse ko ejo bundi yabimbajije. Twari muri salo ndiho nitegura ngo njye ku kazi, mu gihe nkigera ku meza nkifata igikombe cy'icyayi umwana numva binkubiseho. Naravuze ati ndapfuye. Numvishije ubwenge buyobye, ndavuga ndacyabugira bwarimutse. Ndabizi icyuya kumusubiza ndayoberwa, ariko pfa kubinyuramo mugobyora mbona mpaciye mu mahoro. Ariko ni isoni nari mfite n'ikimwaro. Warabimusobanuriye sura bishobora. Narabimubwiye muviraho byatangiriye kugira ku musozo mubwira uko byagenze. Inzira naciyemo zose ndazimusobanurira. Birangira umwana nyumvise hariho nambaza ngo ninde bazambika ingofero. Nza kumubwira uwo ari we kugira ngo mbivemo mu mahoro. Nuko byagenze. Ariko ntabwo ari byo byoroshye. Ubwo bivuze ngo warabimusobanuriye byose rimwe kuri kabiri gatatu urabimubwira cyane. Ntacyo atazi, byose arabimubwira. Atazagira nungira mu gutwi k'umwana akamubeshya ibitari byo. Naramubwiriye birangira mu mahoro. Nta muntu wabimubwira wowe tuzi. Ikintu wakoze ni ukuri buriya gusobanurira umwana kuba aragize ubutwari bwo kubimubwira. Ni ibintu by'intangarugero, ariko buriya wakemuye ikibazo aho cyari kigombye gutera. Kuko hari igihe umuntu ari buturuka inyuma akamubwira ibintu ugasanga bya. Iyi ngiyi numvaga nayifata kuko ari iyanjye niyubakiye nkayishyira mu abapangwe bakajya bayikodesha. Oya nzago yandi imwe y'agacurama iri munsi y'umuhanda. Ntabwo nakwimiza n'ubundi nayikodeshaga nzayiguye bimo no mukazana wanjye. Yego. Ahubwo se urabiteganya ryari? Rwose ntabwo bitinze, biri vuba cyane. Rero uko nashaka kuzamerekeza tukajyana nayo nyine ngiye kwiyerekana kureba kunyereka kwa mabo. Yego. Rero hari nyogosenge wawe uramuzi? Ndamuzi. Nawe mushiki wawe uri mu rugo? Ndamuzi. Reka njyewe ejo nzabazane
twicare wongere utubwire nabo babyumve tugufashe twese twabyumvise yego nibyo byiza aho ubu nawe abura kugushyigikira waba uteje ishema umuryango wawe bagahita babona ko nanjye ngeze nakuze nagize umukazana numva rero nta cyatuma nagushyigikira muhungu wanjye ahubwo umuntu w'umugabo nanjye ndishimye kuko byakiriye neza ntabwo nabura kubyakira ariko ari babandi bo hanze ahangaha aba ari umukobwa wo mu muryango ni umukobwa uri seriye ubona ko nawe nta kibazo rwose ari seriye rwose papa wanjye nta kibazo ndumva kugushyigikira nta cyatuma nagushyigikira rwose turiteguye n'umuryango wawe wose